Mu Rwanda abagore barenga ibihumbi 35 barifungishije burundu nka bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro, aho ibihumbi 4,219 muri bo bifungishije mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibi ngibi ni ibikomeje kugarukwaho n'abatari bakeya bavuga ati ese kubera iki uri gusanga mu myaka turimo umugore ari kubyara umwana umwe baba babiri agahita afungisha urubyaro burundu, yewe ugasanga hari n'abifungisha urubyaro batarabyara n'umwana n'umwe, bakavuga ati ntabwo dukeneye kuzabyara, twebwe tugomba kuba mu buzima bwacu twisereburira nta mwana n'umwe tubyaye. Ibi ngibi ntabwo biratangira gusesekara cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ugeze ku mugabane w'Uburayi urabihasanga cyane, ugasanga umubyeyi cyangwa se umukobwa n'umusore barabanye, ariko umukobwa ugasanga yarifungishije urubyaro, bakora imibonano mpuzabitsina buri munsi, ariko umukobwa akaba atasama bitewe n'uko i Burayi hakunze kuba imihindagurikire y'ikirere cyane, bakavuga ati rwose reka twibane nk'umugore n'umugabo, ariko rwose nta byo kuzabyara. Ibi ngibi ku mugabane w'Uburayi bikunze kuhagaragara, ni mu gihe nyamara mu Rwanda ho atari uko bimeze. Ibi ngibi ntabwo biratangira kuhagaragara, ariko nk'uko imibare iri kugaragara hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu bita kuboneza urubyaro ku mugore rwose akavuga ati nta wundi mwana nzabyara afite nk'abana 2 cyangwa se 3, ni ikintu kiri kuzamuka ku muvuduko uhambaye. Nawe niba wumva ngo abagore barenga ibihumbi 35 bamaze kuboneza urubyaro burundu, rwose urumva yuko uwo mubare ari abantu benshi cyane, uwo mubare ni munini. Reka tubyinjiremo neza. Ni mu gihe uri gusanga umugore avuga ati nimba amaze kubyara abana 2 nta wundi yarenzaho, amurengejeho ntabwo yazabona uburyo ki yabarera cyangwa se yarabyaye n'umwe. Ni mu gihe mu myaka twavuyemo abantu bari bagifite ya myumvire twakwita yuko iciriritse, yabyaraga n'abana bageraga ku 8 cyangwa se akanabarenza, akavuga ati umwana yageze ku isi ntabwo yabura buryo ki abaho. Ariko muri vizo turimo rwose ibintu birimo bihinduka, yewe na leta irabibashishikariza cyane kuboneza urubyaro. Reka turebere hamwe rero ibi ngibi, uyu mubare uri kuzamuka ku muvuduko uhambaye cyane w'abagore baboneza urubyaro hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ese nicyo leta y'u Rwanda yabivuzeho cyangwa se yatanzeho impamvu ndetse igaragara, icyo twakwita fact cyangwa se ingero. Reka tubyinjiremo neza. Ngwaye ikaze mu kiganiro. Nimba ari ubwa mbere uhageze kuri uyu muyoboro mugari, kora subscribe ndetse nawe uze kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment. We tubana buri munsi cyangwa se kugira tuzaye tunabana, ukore subscribe rwose, umwanya n'uwawe. Nawe rwose wumve ikiganiro tujuze kudusigira igitekerezo cyawe muri comment, ukurikije uko uri buze kubyumva ndetse n'uburyo imibare ihagaze n'ukuntu iri kugenda izamuka umunsi ku wundi. Uracyari kuri Sam-G Official. Nk'uko rero twabikubwiye, ni imibare igaragara muri raporo ngarukamwaka ya NICR Statistical Yearbook 2025, igaragaza ko umubare w'ababoneza urubyaro ugenda wiyongera uko imyaka igenda ishira. Iyi raporo igaragaza ko muri rusange abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro mu Rwanda ari abarenga 2 miliyoni bavuye kuri 1,500,000 bariho mu mwaka wa 2019 bagera kuri 2 miliyoni. Bivuze ko mu gihe cy'imyaka 5 abantu barenga 492 bitabiriye gahunda zo kuboneza urubyaro. Iyi raporo kandi igaragaza ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwose bukoreshwa mu Rwanda, ubukoreshwa cyane ari uburyo bw'agapira bwitabiriwe n'abagera ku 879 n'abantu 113, barimo 212 n'abantu 974 batangiye kubukoresha mu mwaka wa 2024. Bukurikirwa n'uburyo bw'inshinge bukoreshwa n'abagera ku 671 n'abantu 8, barimo 180 n'abantu abagera ku 142 batangiye kubukoresha mu mwaka wa 2024. Ni mu gihe abakoresha uburyo bw'ibinini bageze
ku bihumbi 348 n'abantu 291, barimo abagera ku bihumbi 141 n'abantu 205 batangiye kubukoresha mu mwaka wa 2024. Abakoresha agapira gashyirwa mu mura gakorana n'imisemburo gatuma umuntu adasama rwose bo bageze ku bihumbi 51 n'abantu 630, barimo ibihumbi 11 n'abantu 990 bashya. Uburyo bwo gukoresha agapira ntabwo bwitabirwa cyane, nubwo umubare munini ukomeje kuyoboka uburyo bugezweho bwo kuboneza urubyaro. Hari gikomeye ku buryo gakondo bagera ku bihumbi 25 n'abantu 705 rwose bakoresha kubara cyangwa se urunigi n'ibindi bitabasaba kubonana na ba muganga cyangwa se kujya kugura imiti, bakoresha uburyo gakondo. Imibare y'abagore bafata umwanzuro wo kwifungisha burundu nayo yariyongereye mu buryo bugaragara, aho bavuye ku bihumbi 14 mu mwaka wa 2019, mu mwaka w'ibihumbi 2020 bagera ku bihumbi 18, naho mu mwaka w'ibihumbi 2021 hohi ni ibihumbi 20, mu mwaka wa 2022 bagera abagore bifungishije burundu bageze ku bihumbi 26 n'abantu 285, mu gihe mu mwaka wa 2023 bari ku bihumbi 31 n'abantu 439, bigera mu mwaka wa 2024 bageze ku bihumbi 35 n'abantu 105, naho twatangiriye kuri uyu munsi wa none. Muri uru rugendo rero rwo kuboneza urubyaro, abagabo barenga ibihumbi 4,432 mu Rwanda bifungishije burundu, barimo abagera ku 121 bifungishije mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abagabo bohi ntabwo bakunze kwitabira cyane uburyo bwo kuboneza urubyaro, ahubwo abagore no bakunze kubwitabira cyane ku muvuduko uri hejuru cyangwa se ku mubare uri hejuru. Ubu buryo bukorwa binyuze mu gufunga inzira iva mu dusabo tw'intanga tw'abagabo ituma intanga ngabo zisohoka, nibwo rero butitabirwa cyane ugereranyije n'ubundi, cyane ko ari nabwo bwonyine bukorwa n'abagabo rwo kuba bafunga inzira intanga zinyuramo, nibwo buryo buhari bwonyine. Ubushakashatsi bwa 7 ku kwiyongera rero n'ubuzima bw'abaturage DHC 7 bw'umwaka wa 2025 bwagaragaje ko abagore bubatse bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakenera serivisi zo kuboneza urubyaro ari 78%, aho 64% bakoresha uburyo bugezweho, 5% bagakoresha uburyo gakondo, mu gihe 9% baba batarabona uburyo buboneye. Kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda za leta zigamije kugerageza kugabanya umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage, kurwanya ubukene, kongera no kunoza serivisi z'ubuzima n'ibindi bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ubwiyongere bw'abanyarwanda mu myaka 10 ishize, ubwo ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2022 bwari ku kigero cya 2.3%. Si ibyo gusa, kuko iki kigo kigaragaza ko mu mwaka wa 2050 umubare w'abanyarwanda uzava kuri miliyoni zirenga
gato 14 n'igice kimwe uri ubu ngubu ukagera ku barenga miliyoni 22, nyamara ubuso bw'igihugu bwo buzakomeza kuba bwa bundi. Urumva abo baturage bazaba bari kwiyongera cyane ku muvuduko uhambaye, ariko nyamara igihugu ntabwo kiyongera, kiguma ari cya kindi. Ibi rero bikaba bizaterwa n'uko umunyarwandakazi abarirwa ko abyara abana bari hagati ya 3 na 6 ku rwego mpuzamahanga, bakaba ari benshi ugereranyije ndengo mpuzamahanga ya kabiri cyangwa se gatatu. Icyakora nubwo imibare igaragaza ko umubare w'abanyarwanda uzakomeza kwiyongera, ariko nibura mu myaka myinshi ishize hatangijwe iyi gahunda yo kuboneza urubyaro, hari icyahindutse kuko abana umugore abyara mu Rwanda bagabanyutseho, aho bari 4 kuva kuri 4 kugera kuri 0 mu mwaka w'2012 bakaba 5 kugera ku 9 mu mwaka w'2022 bavuye kuri 6 kugera ku 9, naho mu mwaka w'1991 bava ku 8 cyangwa se 6 mu mwaka w'1978. Si ibyo gusa, imibare y'igwingira ry'abana yaragabanyutse, abagore bapfa babyara bava kuri 203 mu babyaye bagera ku bihumbi 100 mu mwaka w'2020 bagera kuri 149 mu mwaka w'2025, n'ibindi byinshi byo kwishimira bihari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko haracyari ikibazo cy'abangavu baterwa inda, kuko DHC cyangwa se mu bushakashatsi bwa 7 yagaragaje ko biyongereyeho bakagera kuri 8% bavuye kuri 5% mu mwaka w'2020. Urumva rero ni byiza cyane yuko abenshi bakitabira iyi gahunda yo kuboneza urubyaro, kubera yuko abaturage bakiyongera, ukabyara abana benshi cyane, ariko nyamara igihugu ntabwo kiyongera, kiguma ari cya kindi.